basi tujye muzo murabiri nari gabiro tugende yo urabizi noneho ese ko tubona noneho Vumira komeje kuba yahura n'ibizazane bikomeye cyane uratekereza tongeye kuba yabona amahirwe kuba yabona umwana we ese uratekereza ko Vumiriya kuri no nshuro noneho hari andi mahirwe kuba yongera ko yafata umwana we mu biganza ese urabona Michel irino perezida ngi hano kwa Nkuranga urabona rizabyara ikintu urabona ko Michel afashe umwanzuro kuba yatangira guperereza hano mu bwo kwa Nkuranga rebe nimba umwana ariho yaba baramushimuse uratekereza zamubona ese Hunter ukomeje kuba warakarira Vumiriya ku rwego rwo hejuru uratekereza we bizamugwa amahoro kanangire mwiyumvire murabizi ko twese Vumiriya twari tuzi neza ko urubanza rugo ahanganyemo na Nkuranga na Isabella rutari rwakarangiye twese turabizi ko umuntu witwa Isabella bari barajuriye bare kuburana ese mwebwe uko mubitekereza siko nanjye ndi kubitekereza twese turabizi ko rino perereza ritangiye iki kirego nikimara kuba cyajya kuri polisi bikamenyekana ko umwana Vumiriya yamaze kuba yamubura kandi tukaba tuzi ko Isabella mbere hose ari wari umufite turabizi ko nta bandi bahita bakeka usibye Nkuranga cyangwa se Isabella akaba yongeye kuba yatumizaho abicanyi be bo yatumaga mbere hose ese urabona noneho situation nutagiye kuba yaba mbi kurenza ukuntu yari imeze urabona Nkuranga noneho adahise ashira mu bibazo Isabella kurenza ibyo yaraga bwarimo guys nkwayikaze nibarwo bwa mbere wisanze hano kuri channel turagusaba kugira ngo badutera inkuko bakanda kuri buta subscribe mato ya mibigana byose bwo gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter kandi niba wifuza ko wagira amanyamuryango wa filime yacu My Daughter turagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu urukimva ku filime yacu My Daughter murabizi ko tubakunda murabizi ko muri abantu b'intwari kandi murabizi ko muri abantu bagaciro mu bikorwa byose turutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter ese urabona yaba Isabella cyangwa se Nkuranga urabona bino byagomeze kuba bikurira byo kuba biba umwana wa Vumiriya uratekereza bizabagwa amahoro ese wowe ubona ko Vumiriya kuba buzuye umwana we na Hunter barongera kuba bumvikana Hunter turabizi ko umujinya afite Vumiriya muri aka kanya utamwemerera kuba bongera kuba bajya inama we banaganira turabizi umujinya Hunter afite Vumiriya muri aka kanya turabizi ko ari umujinya w'umuranduranzuzi ese urabona mu gihe Hunter atarabona umwana azigira cururuka akumvikana na Vumiriya bakajya inama bagasenyera umugozi umwe kugira ngo babe babona umwana wabo ese uratekereza ko mu gihe cyose umuntu witwa Hunter atarabona umwana we mu biganza bye utekereza ko na Vumiriya bazigera bongera kuba bicarana hamwe guys turukubona ko situation yo ikomeje kuba yaba mbi cyane kandi turukubona ko ibibazo bikomeje kuba byaba ibibazo ese urabona Hunter noneho umunsi azamenya ko umwana we ari hano mu rugo iwabo umunsi azamenya ko umwana we ari Nkuranga wagiye kuba yamushimuta akamukura kwa Vumiriya akamuzana hano mu rugo iwabo utekereza ko bizamugwa amahoro ese Hunter urabona araza kuba yamenya ko uyu mwana aba hano guys turabizi ko Nkuranga yafashe umwanzuro nakuka kuba nta wundi muntu uzigira amenya ko uyu mwana aba hano turabizi ko Nkuranga yafashe umwanzuro nakuka kuba uyu mwana yamugumisha mu bwihisho kuzageza igihe cyaricyo cyose urubanza rwarangiye ese none ko tubona umuntu witwa Isabella amugiriye inama yo kuba yafata uyu mwana akamwohereza hanze akazagaruka yarakuze uratekereza ibi bintu bamaze kuba babikora urabona Vumiriya none atazahora mu gahinda gakabije ese uratekereza bino bikorwa bya Nkuranga bizamugwa amahoro we kuba afashe umwana wa Vumiriya akamushimuse akaba mwibye urabona nibimara kuba byamenyekana bitazahita none byiyongera kuri dosiye yo Isabella afite bikahita bifatwa nkaho Nkuranga nawe ibikorwa byose Isabella yakoraga kuva kwitangirira na Nkuranga nawe yaramushigikiye ndetse nawe yabibagamo urabona Nkuranga none watahita ajya muri situation mbi cyane yo kuba nawe agiye kuba yahinduka umushimusi
turabizi ko Isabella nawe icyaha cyashinjwa n'icyo kuba yarishimusa umwana wa Vumiliya akamugiriwe. Turabizi ko ikindi cyaha Isabella nawe ashinjwa no kuba yarishe muganga. Ese Nkuranga nawe ntiyaba agiye kuba yamusanga muri gereza kubera ko yashimusa umwana wa Vumiliya? Urabona Nkuranga nawe atagiye kuba yajya mu bibazo bikomeye cyane kubera gukora ikosa ryo kuba yajya kwiba umwana kwa Vumiliya akaba yamuzanye hano mu rugo. Ese urabona nimara kuba byamenyekana noneho araza kuba yabikizwa n'iki? Guys, wowe wageze hano kuri iyi channel, icyambere tugusaba no kuba dutera inkunga ko bakanda kuri buto subscribe maso yanwe gana byose gutegura ku munsi ku film yacu My Daughter. Ikindi tugusaba no kuba watanga ibitekerezo ukaba watubwira nawe ukuntu uri kwimva ko film yacu My Daughter. Kandi murabizi ko twe tubakunda, murabizi ko muri abantu bagaciro, kandi mboneraho kuba nabashimira ku rukundo mukomeje kumwatugaragariza ko mwakunze film yacu My Daughter. Rero murabizi ko kwedwa ati n'amagambo, murabizi ko ibikorwa byo dushira imbere, murabizi ko byanga byakunda mwebwe tubafata nk'abantu bagaciro mu buzima bwacu. Rero murabizi ko twebwe icyambere tuba tugomba kuba twabagezaho ni filime nziza y'uburyohe. Icyo tubasana kuba mwakurikirana episode yaba yakurikira mukaba mwamenya ahantu birazi kuba byagana ibya Nkuranga ndetse na Isabella ndetse na Vumiliya na Hunter urwabo ahantu birimo kwerekeza. Rero ntabatindiye kongera duhurire ku episode ikurikira filime yacu My Daughter. Ndabakunda cyane muri abantu bagaciro hano kuri channel nyemwe wabagezaga Zuno Benesense ni kwa niyo nsenga Venke. Ciao ciao.